Kubasuhuza mwese abakurikirana channel ya Power Comedy, twongeye kubasuhuza ku munsi nk'uyu nguyu kabisa, tunabafata mu mugongo, umunsi w'amarira n'agahinda, umunsi uteye ubwoba, umunsi udasanzwe, tunabamenyesha ko umurambo wa Dorimbogo washyinguwe tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Abakunzi ba Dorimbogo mwihangane mukomere, tubafashe mu mugongo kabisa, ntabwo ari ibintu byumvikana, ni ibintu nyine byatunguye benshi, buri wese ahari birumvikana arababaye. Dorimbogo ni umusitari mwakunze, yaradusetsaga, yari umukomediye kabisa utagira icyo atwaye, umuntu utagiranaga bifu n'abantu, umuntu wabanaga neza, umuntu wihanganaga, bamuvugaga ariko nyine ukabona ko nta comment yabiteragaho. Ni ibintu byinshi cyane byamuranze. Dorimbogo nyine wacu aragiye, ubwo basigaye natwe nyine tugomba kumufata mu mugongo, nyine tukamuzirikana nk'umusitari. Namwe murabibona, nyine ndagerageza kubereka amavideo, gusa nanjye nyine uri kubivuga nanjye ntabwo nabyakiriye neza, byarantunguye. Nta muntu nyine bitabaje, ariko turakomeza twihangane, urumva ko nanjye mfite ikiniga, nyine mubyihanganire. Ibintu birakaze kabisa, ariko nta kundi, nyine Imana imuha iruhuko ridashira, nta kundi nyine bibaho mu buzima. Bigaragara ko natwe tuzagenda, kandi nawe tuzasiga nabo bazagenda. Ni ibintu bitoroshye kuri iyi si, nyine tugomba kubibaho ko twayisanze, kuko nta kintu twayihinduraho. Abo nyine by'umwihariko ntabwo twabura kubabara kubw'umusitari wacu, umuntu twakundaga, umuntu wadufashije mu byishimo, akadufasha mu kubona video, akadufasha muri byose. Twabonye nyine ko yari akabando k'iminsi kuri twebwe mu rugendo rw'ibyishimo, muri showbiz, mu bintu bijyanye na sinema. Dorimbogo yakoze ibitaramo byinshi murabimuzi, aca kwa ba Irene, aca kwa ba Yago, aca kwa ba Chita Magic. Ndumva kabisa ni umuntu nyine w'indashyikirwa, twareberaho urugero rwiza, tukamwigiraho. Hari byinshi yatwigishije, abaye intwari nyine niyigendere. Buriya n'Imana nyine niko nyine biba byagenze, niko biba byarateguwe. Urugendo rwe rwo ku isi buriya nyine ararusoje nyine, buriya niho ibyo byagombaga kurangirira. Gusa nyine apfuye asa nk'uwari ubiziho. Inkuru nyinshi zaravuzwe kuri Dorimbogo ngo yirwaje, Dorimbogo ngo yakoze prank, Dorimbogo ngo yateguye ibintu byinshi byo kwa muganga, ariko biriya byose nyine twavuga ko byari nka kwa kundi bavuga nyine ngo ni ibitambo. Hari nk'ukuntu ibintu bikwereka nyine ko hari nk'ikintu kigiye kuba ku muntu, ariko abantu bakabyirengagiza ntibabyiteho, ariko mu by'ukuri byasaga n'ibiri guca amarenga. Biriya ntabwo twabimurenganyiriza cyangwa tubirenganyiriza ababivuze, bashakaga views. Namwe murabizi ama-views ya YouTube azakora ishyano, buri wese aba yihigira views, yishakira umugati, nta kibazo gikomeye cyabayemo. Gusa nyine ibyo tubonye turabibonye, tugomba kwihangana. Twese turabizi abasitari nyine ubuzima bwabo buba bugomba kujya ku karubanda, abantu benshi bakabivugaho, bamwe bakabivuga uko bitari, abandi bakabivuga neza, abandi bagaceceka. Ariko nyine umusitari ubundi nicyo bivuga, ni inyenyeri imurikira rubanda, nyine biva ku nshinga nyine sitari. Umuntu agomba nyine wese ashayininze, umuntu wese agomba kumuvugaho. Mwe kujya mwita ku nkuru nyine zavuzwe ngo mugende muzivuga uko zitari, mugende mwica inkuru, mupfubye inkuru, muzivuge nyine muzihagengemo ukuntu. Amakuru nyine yizewe nta handi wayakura. Buriya nyine abantu babivuga kwinshi, biragoye kumenya ngo ikintu cy'ukuri ni ikihe kuri uyu muntu. Ariko mu by'ukuri Dorimbogo yitabye Imana. Hari abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ni ya ma-views, n'ubundi na n'ubu hari abantu ngo batarabyemera, sinzi ikintu cyabibemeza. Dorimbogo yapfuye, Dorimbogo uyu munsi yanashyinguwe. Dorimbogo ndumva ntabwo akiri mu mwuka w'abazima pe. Sinzi impamvu muri gukomeza gusubiza ibintu inyuma, mushaka gusesereza no
twaginga inkuru ntabwo ibi bintu ari sawa. Umuntu yigendeye gusa ntacyo tumushinja, yatubereye umwana mwiza, yatubereye intwari, yatubereye umukinnyi mwiza muri showbiz. Entertainment yacu yarayizamuye, ni ibintu byinshi yakoze twamushimira. Twamuherekeza tumubwira ati kabisa warakoze, ikivi cyawe nyine tuzakomeza kabisa, tuzabaho utari dusize nyine mu gakino. Natwe tugomba nyine kugaragaza amateka meza, twamwigiyeho byinshi, yarakoze ntawe utarabibonye. Abanyarwanda bose bamukundaga, yaba baba mu rubuga rw'imyidagaduro n'abatarubamo. Ndumva nta muntu yari afitanye nawe ikibazo, ndumva yapfuye asa nkaho yari abizi. Abantu bose abasaba imbabazi, abo yahemukiye, abatonganye nawe, abo bagiranye beef wenda zaba iz'amafaranga cyangwa se iz'imikinire. Ndumva nta muntu waba ufitanye ikibazo na Dorimbogo, byose yarabikemuye. Imana yamugiye imbere, Imana iramuburira, yamuhaye urugero rwiza. Natwe tugomba kumwigiraho, tukajya dupfa nyine cyangwa se tukagira uburyo ki tubana n'abantu bacu neza, tugakiranuka. Mbese ndumva ahantu Dorimbogo ari azajya mu ijuru, kuko ntacyo yishinza pe, ntacyo yishinza. Dorimbogo ijuru arazarijyamo, ijuru azarijyamo kuko yakoreye Imana. Dorimbogo buriya yanasengaga, yari umukristo, yari umwadeperi ukomeye cyane. Ese nubwo yakoraga biriya agatukana akagira ute, byari mu buryo bwo guhiga views, ariko Dorimbogo yari akiranutse, ntabwo yari umupagani. Yego suhuze kandi mbaye ikaze nanone episode nkuko nabibabwiye, tugenda tubereka uko umuhango wo guherekezanya kwigendera Nyiransengiyumva Valentina bakunze kwita Vava, wavutse itariki 10 z'ukwezi kwa 10 1992. turi muri Nyamasheke Sebeya. N'ibindi ndibuze kubabwira mu kanya. Nkuko muri kubibona tugeze aho Dorimbogo cyangwa Vava, iyo uvuze Vava abantu ntago babyumva cyane, cyangwa Nyiransengiyumva bumva Dorimbogo. Nahangaha yavukiye ni muri uyu mudugudu, naka kagari, naka karere, ndetse nino muri uyu murenge bita muri Kirimbi, bahita muri Kirimbi, ara Muroro bakahita Nyamasheke. Dorimbogo uyu muri kubona ni umwana we, ni umwana w'umuhungu. Aba influencer, abakinnyi b'amafilime, abakinnyi ba filime, ndetse abavandimwe be n'umuryango, inshuti, bose baje kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange kuherekeza Dorimbogo cyangwa Vava. Turamwifuriza iruhuko ridashira, Imana ikomeze kumwagurira imva. Byanga byakunda, ibi bintu byari bikwiriye kutwigisha ko isi si iwacu. Ndiho ubu ngubu, n'ejo nzabaho, ariko se ejo hazaza ko ntahazi atarahange bizagenda gute? Inkuru y'urupfu rwa Dorimbogo twayimenye itariki 27 z'ukwezi kwa 7, ariko nguko turimo abantu babyakira ukugiye gutandukanye. Hari bamwe batabyemeraga still n'ubu ngubu, ariko uko muri kubibona aha niho Dorimbogo yavukiye. Ubu butaka turiho niho Dorimbogo yaboneye izuba 1994. Turihanganisha umuryango, turihanganisha abavandimwe, inshuti. Turi buze kugerageza tumenye ese abayobozi baka gace turimo barabivugaho iki, ese babashije kwifatanya n'umuryango muri rusange. Gusa ikigaragara, hari aba influencer bagiye batandukanye, hari Ndimbati, hari Manibu, hari Yakamwana, hari ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nanjye nkuko muri kumbona, ndagira ngo nshimire buri munyarwanda wese wagize icyo akora kugira ngo Dorimbogo cyangwa Vava tumushyingure mu cyubahiro, tumuhe icyubahiro akwiye, tumuhe agaciro nkako yahaga buri munyarwanda wese. Dorimbogo yatanze ibyishimo, Dorimbogo yabaye umuhanzi, Dorimbogo yakinnye za komedi, Dorimbogo yaramamaye mu gihugu, abantu baramukunda no hanze hayo. Niyo mpamvu dukwiriye
kuba hafi umuryango we uko bwije nuko bukeye, yaba aba bana asize abana babiri b'abahungu, umwe ufite imyaka 11 n'undi ufite imyaka 5. Turagira ngo byanga byakunda buri munyarwanda hari dukomeze dushireho, dukomeze dufashe umuryango wa Dorimbogo, bityo n'abana be bakomeze babeho kandi bagire icyizere cy'ubuzima. Reka ndekera aho ngaho, ibindi murakomeza murebe video. Yari njyewe Faxman Original. Ciao ciao. Tugiye kumukuramo aha tumujyane kwa musaza we nkuko babyifuje ko ariho buri wese ari umusezerereho, hanyuma ni tumara kumusezeraho ubwo ibindi birakurikira. Nagira ngo nsabe ba bantu badufasha mu modoka, hanyuma tuzamuke tugereyo, ibindi bikorwa bikomeye. Ese uriya mwana nta mupira bamukoresheje? Allo? Abakameramani byageze mu ihute. Biteza kuze byagahinda cyane mu yatashye yagize yaki kandi yagiye ahantu heza ari buhumure igumyeho kugira umutima uhagaze rese. Twagira ngo rero tugiye gusezera ku muvandimwe wacu, ku mwana wacu,
ndetse ni n'umubyeyi afite n'abana. Kugira ngo bize kugenda neza rero ndagira ngo nsabe abantu bari hano twese abazi kuririmba turaririmba kuko murabizi kuririmba n'impano y'Imana yaduhaye nawe kandi muzi ko ari umuhanzi. Ndagira ngo rero korali yacu irabihagaze hano. Ikirakurikiraho mu gusezera ku murambo umuntu ajya yinjira hano iburyo atahukana ibumoso. Ndabasabye rero kugira ngo tubikore mwituze humvikana indirimbo gusa n'amafoto y'abanyamakuru ntihagira andi magambo nongera kumvamo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ntabwo ngifite umutima wo kuguma muri iyi si, nubwo bamwe babikunda, ngambiriye kujya mbere, zamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho, nkamifasha ngo ndusheho, ndashanira kurabuku bwiza bwawe, ariko nkomeze senge ngeze ubwo nzagera iwawe, zamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho, mwamifasha ngo ndusheho, ndashaka kusumba iby'isi nubwo umwanza nyibasiye, ariko nkomeze nsenge ngeze ubwo nzagera iwawe, nzamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho, mwamifasha ngo ndusheho, ndashaka kumaranira kurabuku bwiza bwawe, ariko nkomeze senge ngeze ubwo nzagera iwawe, nzamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbyeho, mwamifasha ngo ndusheho, nzabona Yesu mu maso umusaza tujyana, iyo nzamwitegereza ko ari we wapfiriye, nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru, umuryango wishize ibigande biganuwe nahishimye akeye, nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru, menye ubwiza bwe busa, namusingiza iteka, nanezererwa imbere ye, nzamurora mumenye, nzabana na Yesu nkunda, niwe mpamvu cyiza
wanjye ndamurora mu maso ye Ubwire baza mu menye ko izabwe gusa bamusingize iteka. noneho niki tugiye kubafasha bashoje noneho abantu bose rero basohoka hasigare abafite ibyo bagiye gukora maze muririmbe turi kumwe n'inshuti ntakitubabaza ariko iyo dutandukanye tugira agahinda hafi iwacu hafi Mfasha bagiye guhindukira amakuru wa mwana muntu ufatishije Yesu kubera no gusinzira nawe ukangura amarira nawe ubanza ashyikira ufatishije Yesu ubugingo nawe ukangura amarira nawe ubanza ashyikira azanjyana mu mudugudu utaba mwishavu niho nzambarira imyambaro yera nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nzamumenya mukora vuba nzahagezwa nijoro